nyuma y'iminsi hatekerezwa uko habaho igitaramo cyahuza Bruce Melodie na The Ben, impande zombi zatangiye ibiganiro gusa biza kuzamo birantega. Ni inkuru benshi batamenye, yewe byari binagoye ko imenyekana cyane ko ibyayo byari bitararangira ngo igitekerezo kibyare umushinga w'igitaramo. Nyuma y'igitaramo The Ben yakoreye muri BK Arena ku wa mbere Mutarama 2025, ibiganiro byahise bitangira hagati ya bamwe mu bayobozi ba 155am Limited ireberera inyungu za Bruce Melodie ngo barebe uko habaho igitaramo cyazahuza aba bahanzi. Binyuze ku nshuti bahuriyeho na The Ben, iki gitekerezo cyagejejwe no kuri uyu muhanzi wari uherutse kuzuza BK Arena. Ku ruhande rwa The Ben bakiriye neza iki gitekerezo, aho icyari gisigaye ari ibiganiro hagati y'impande zombi ngo harebwe ibijyanye n'imitegurire ndetse n'imigendekere yacyo. Nyuma y'inama zinyuranye ndetse n'ibiganiro kuri telefone, ubuyobozi bwa 155am bwifuje guhura na The Ben kugira ngo bashyire akadomo ku biganiro bari bamazemo iminsi. Ni inama yagombaga kuba ku mugoroba wo ku 22 Mata 2025, cyakora iza gusubikwa bitunguranye bitewe n'uko impande zombi zitumvikanye ku bagomba kuba bagize itsinda ry'abari guherekeza The Ben. Kuva uwo munsi kugeza amagingaya, impande zombi ntabwo zirasubukura ibiganiro, ndetse n'iyo ugerageje gutera icyumvirizo nta kimenyetso ubona kisubukurwa byabyo. Yari byitezwe ko iki gitaramo kizashyira akadomo ku makimbirane yari amaze igihe hagati y'ubuyobozi bwa 155am inabarizwamo Bruce Melodie na The Ben. Uyu mwuka mubi watangiye muri 2021 ubwo The Ben na 𝐀𝐒𝐿𝐇𝐎 bari batangiye gukorana, baje kunaniranwa kuva ubwo inzigo iba iravutse. 𝐀𝐒𝐿𝐇𝐎 wahise ashinga sosiyete ya 155am Limited nyuma yo kunaniranwa na The Ben, yahise atangira gukorana na Bruce Melodie kuva ubwo atangira ubushyamirane butasibaga ku mbuga nkoranyambaga. Muri Kanama 2024 The Ben na 𝐀𝐒𝐿𝐇𝐎 bashyize hasi amakimbirane bari bamazemo iminsi, bafata icyemezo cyo kwiyunga ndetse basangiza ababakurikira amafoto bari gusangira.